Siporo nziza ubuzima bwiza. Ukeneye gukora siporo wifashishije igare nakurangira aho wakura igare ryiza rikomeye ndetse cyane cyane ya magare mukunda muri benshi ya Occasion d'Europe, cyane ko n'irishyashya waribona ku giciro cyiza ndetse gihendutse. Andikira kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook umuntu witwa Kiza Theophile ndetse na nimero ubona kuri screen yawe. Siporo nziza. Yes, bakunzi ba Demon TV, nk'ibisanzwe mbahaye ikaze, ndabaramukije abantu muri mu mpande zitandukanye, abadukurikirana muri ahantu hatandukanye, mbahaye ikaze. Nk'ibisanzwe rero ni umusore wanyu Ephraim kuri kamera, ni nk'ibisanzwe rero nkomeje kubahereza ikaze, ariko bikiri aho ngaho nk'uko mubibona mwanabibonye mbere kuri kamera, dufite umusore w'icyamamare, gusa sinahita muvuga none hawe afite uburyo ari bwivuge ndetse aranabisobanukiwe cyane. Nk'uko mubibona ni umusore wateguye koko, yateguye ku myambaro, ku bintu byose yambaye, haba mu ijosi bimwe byitwa ibirombe nk'uturineti yambaye two, noneho wenda we niba ufite uburyo ari bubyite, afite amazina atandukanye yabihaye cyangwa se byitwa, ariko reka muhe ikaze yibwire abakurikiye Demon TV. EAZKID, my best choice. I don't wanna lose ya, yeah. My dollar, my moolah, moolah. I need you bad, oh, yeah. Baby, take it easy, easy. I go buy your Felalo, I go buy your Hyundai, I go do you my Uno, give it to me. Your love, do not worry, love never fade. Niba umfitiye reka mbimenye, wikomeza kubi yeah, wikomeza kubi yes. Nkuko mwabyumvishe, ndirimba nangira navuze ngo EAZKID. Yeah, my brand name, izina ryanjye ry'umwuga nitwa EAZKID. So murakoze cyane, iyo ni indirimbo yanjye narimo mbaririmbiraho gatoya, ariko mbafitiye byinshi imbere cyane. Yes, bakuzi wa Demon TV, murabyumvishije, izina twarimenye, nanjye ndimenyeraho, yitwa EAZKID. Yes, EAZKID murabibona, mbega kubivuga nanjye biragoye kuba namenya uburyo mbisobanura, ariko wenyine afite uburyo ari bwisobanure. Muribona ni umuhanzi. Ese EAZKID, dutangira tukubaza mu kiganiro cyacu, twabyumvishe uri umuhanzi. Ese uririmba ubuhe bwoko bw'injyana, nk'abantu badasobanukiwe ibintu by'injyana z'indirimbo? Ndirimba mu njyana ya Afrobeat. Ego. Iyo ndirimbo narimo ndirimba yitwa sorry, ntabwo nari nabibabwiye. Okay, mwabyumvishe rero bakunzi ba Demon TV, aririmba injyana Afrobeat. Ese EAZKID, ufite indirimbo zindi zikoze uretse iyo ngiyo uturirimbiyo cyangwa se utwumvishijeho? Yes, indirimbo zirahari, mfite package za muri studio zirimo Mind mu mutwe, mfite album imbere cyane, indirimbo ni nyinshi kabisa. Tutari twajya kure mu bibazo cyangwa se tubaze byinshi bitandukanye, ese EAZKID ubusanzwe ukora iki kindi kitari ubuhanzi? Ubusanzwe ndi umunyeshuri. Umunyeshuri ndiga, ngakora music, byo biragaragara nabibabwiye. So n'ibyo bintu bibiri nkora urebye. Ibijyanye no kwiga utubwiye, wiga ibiki, wiga hehe? So niga muri IPRC Huye, ishami ry'umwuga, niga crop production. Yes, murabyumvishe, yiga crop production muri IPRC Huye. Basi EAZKID, dukomeza ikiganiro cyacu, nimba bishoboka bitagoranye watangira udusobanura, kuko nabonye wambaye ibintu byinshi bisa birahenze, ntabwo ari ibisa, ni ibyangwe. Ya, nkuko bijya bivugwa ngo ni ibyangwe, rwose ni ibyangwe mu by'ukuri, ngira ngo nta muntu utarimo kuba yabibona. Ibi ni ibyangwe, nibikunda uragenda usobanurira buri kimwe kimwe uko cyitwa. Genda utubwira ngo kino cyitwa gutya, kigura aya ngaya, kuko nagize ubwoba. Dutangire se? Yego, twatangira nta kibazo dusobanurira ku bijyanye n'ibyangwe.
kamere nko kuraka yego aka kangwe k'imbere cyane nawe urakabona kabisa. nk'icyamamare icyo ari cyo cyose ntabwo biba ari sawa ko udafite akantu nk'aka, ariko aka ntabwo bikaze cyane, biterwa n'ahantu waguriye. Ariko aka kangwe nka EAZKID ngira ngo murakabona neza, ariko ni isheni yo kwambara mu ijosi, ariko ntabwo gahenda cyane, nagatumije hirya hariya mu gihugu cy'abaturanyi. Ntabwo gahenda. Ngira ngo murakabona neza kabisa. None se EAZKID utari wava kwako kangwe watumije, nimba bitari ibanga, wabwira abadukurikiye amafaranga gahagaze? aka kantu se nk'uko nabibabwiye biterwa n'isoko. Nk'ubu njye nagatumije hirya hariya muri Congo, ariko hari nk'uwagatumiza Tanzania TZD na hehe, urumva ntabwo byahwana tu. Birumvikana. Tutagiye mu biciro urumva nayo harimo itandukaniro kabisa. None se ubundi hari aho bihurira no kuba umuntu yaba ari umusitari? Akase nk'ibyamamare twambara neza, tuba dukwiye kwambara neza utuntu nk'utu, kuko urabona niba umuntu wenda ari porofeseri aba agomba kwambara nka porofeseri kabisa. niba umuntu ari icyamamare nkanjye mba ngomba kugira aka kantu, kimwe n'uko ibindi byamamare nabyo byiri utundi tuntu byihariye. Birumvikana. Twakomeje, ndi kubona rinete wambaye. Wenda simbizi ngewe niba ntajya ntembera mu masoko, biraza no kuba byiza uzikuremo banakurebe ku isura neza, utubwire rinete zo byifashe gute, wenda baboneho no kukubona neza ku isura. Shema kangwe nk'aka kweri nshobora guhita nanapa amaso, buriya aka kantu karamfasha cyane. Uretse ko ntabwo ari utuntu tw'amaso, ariko nk'uko mutubona nako navuga ko ari umwihariko wanjye nka EAZKID. Ni tumwe mu twanga utamburana. Nk'uko uzi umuntu atagenda asize hari akantu k'ingenzi umuntu aba agomba kugendana, so nanjye nahisemo ndavuga nti reka nshaka akantu k'akanga, urabona. Ariko akenshi nkambara bitewe n'imyenda nambaye, ntabwo buri gihe mba nagakoresha, ariko urabona hari utuntu mba macinga. Byamamara ibintu turabikunda cyane. Yes, EAZKID arimo kutwereka ibyangwe ahagaze, kugira ngo muri kubibona. Ese EAZKID tugiye ku by'imyenda, wabwira abadukurikiye, ese ufite umuntu ukwambika, uriyambika, cyangwa se mbega muri make wambari umuntu ukwambika ni umuntu umeze gute, cyangwa se ninde? Ubundi EAZKID ariyambika. Ntabwo kuba yiyambika si uko atabona umwambika, ahubwo nigirira icyizere mu kwiyambika. Iyo niyambitse biba byiza cyane kurushaho, ku buryo utaba ufite nibura umuntu uvuga ati, umuntu uvuga ngo ugiye aha n'aha, wenda ugiye nko mu kirori ugomba kugenda, cyangwa se ugiye stage nk'umukuru umuhanzi, ugiye stage uragenda wambaye gutya. Ntabwo ndabikora, ariko urebye njye ndizera cyane, sinzi impamvu. Ubwo bivuze ko nta kugeza iyi saha n'umuntu wakenera kuvuga ngo ashaka azajya kwambika, byagorana kuzabaho, ariko bisaba kugira ngo azankombeke ku rwego numva ko nkwiye kureka kwiyambika wakanyambika. Niyo mpamvu, ariko bishobora kuzabaho. Yes, EAZKID dukomeza ikiganiro cyacu, tugeze muri ka kanya k'ibibazo by'amatsiko. Ese watangiye umuziki ryari? Ubundi urabona iyo umuntu afite gahunda yo gukora EAZKID, ikibazo ndimo nkubaza ngo ese umuziki wawutangiye ryari, nanakomeza nkubaza ngo ni iki cyaguteye ukimara nyine kumenya igihe watangira umuziki, ese ni iki cyaguteye kuba wafata umwanzuro wo kujya mu muziki, cyane ko numvishe ko wiga ibintu bijyanye n'ubuhinzi, kuki utahisemo gukomeza umwuga w'ubuhinzi, ubifatanya gute n'umuziki? Ubundi urebye umuziki nawe utangiye kare, nawe utangiye kera. Ahubwo umuziki ubanza waza mu bitekerezo, ntabwo uhita uzira mu bikorwa. So niba mbyibuka neza, natangiye umuziki 2018, ariko ntabwo nahise njya muri studio ngo nkore indirimbo, ngo ntangire ndirimbe ntwike abantu babibone. Byansabye kubanza nategura kugira ngo nzatwike neza.
nk'uko ubizi umuntu agiye gusimbuka abanza gusubira inyuma kugira ngo asimbuke neza cyane. niyo mpamvu rero nawe utangiye icyo gihe nkererewe ariko navuga ko nakoze indirimbo yanjye ya mbere 2021 Ego. nibwo nakoze indirimbo ya mbere njya studio ndarekodinga ndangije nyuma yaho nkora amashusho y'indirimbo yitwa A ijyanye n'urukundo. So impamvu yatumye nkora music kandi naniga crop production nta kintu kirenze nuko numvaga nge nkunze music urukundo nyifitiye ndeba abafana ndamutse ntayikoze naba ntengushye ndavuga nti reka nkore music ndabizi hari benshi bakunda umuziki wanjye nubwo n'iby'ubuhinzi mbyiga ariko nabikora byose ntacyo bitwaye cyambere nuko mbifitinga. Yego. Niyo mpamvu. Yes, tutari twakomeza. Nubwo nagutumiye kuri Demon TV. Yes. Hari umuntu wigeze ansaba yuko nabahuza. Nawe ni umuhanzi twaraganiriye nawe ni inshuti yanjye. Sinzi niba wenda ikiganiro cyo ushobora kuba warakirebye yitwa Badena Geey. Yari ambwiye ngo akeneye ko muzahura bitewe nuko hari byinshi yagiye yumva kuri wowe, hari ibyo yakurikiye cyane kuri wowe. Ibindi bibazo nazo kubikubaza unyemere nimba namwakira akaza mugahura mugahura imbere cyane gira vuba nkeneye guhura n'uwo muntu ahubwo. None se nk'ubu ngubu ndatekereza ushobora kwaza ko ari ubwa mbere muhuye. Uyu muntu ushyigikira ibikorwa byanjye se ni gute nubwo bwaba ari ubwa mbere ariko mba narabonye na notification ntabirenze umuntu ahubwo ndamushaka. None ubwo nk'ikibazo cy'amatsiko ushobora kuza kumubaza ukimubona cyangwa se usanze ari nk'akana gatoya nk'ikibazo wabanza kumubaza cy'amatsiko cyaba ari nk'ikihe? Nge namubaza icyatumye akunda ibihangano byanjye akareka iby'abandi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri abona ntamutenguha ese n'icyo abona nakongeramo. Yego. Yes, tudatinze reka mbakirire uyu musore witwa Badena Geey. Hola. Badena Geey tuguhaye ikaze kuri Demon TV. Musawa musa. Ngo hano hakongotse. Wareka niki? Whisky. Yo bro. Bimeze bitari. Imbere cyane bro. Man. Man. Byiza guhura nawe kabisa. Welcome bro. Bimeze bite? Ni fresh ntari. Man, inyuze hano nyine numva ngo wahageze. Iwana ngo twika wa musore. EAZKID yaguyemo. EAZKID man ararenze. Wamubonye ariko FM. Uyu muhungu aratwika fo. Yes, bakuzi ba Demon TV. Nkuko nabibabwiye murabibona ko bahuye na abasore babiri. Buri wese afite impano yiwe bitandukanye. Nkuko twabibonye bwa mbere EAZKID yatwumvishije yatubwiye uburyo akora umuziki wiwe. Hano haje undi witwa Badena Geey. We musanzwe mumuzi muramumenyeranye muramukurikira ku buryo bukomeye. Nabibwira mani ntari. Ariko reka kongere tumuhereze akanya abibwire muri bwa buryo akunda kubikoramo. Ngo bimeze bitariko. Izina murarizi ibikorwa nabyo birivugira urumva ariko nyine umuntu w'umunyarwanda nari kubamanukurira mbabwira nti ni wa musore waturutse mu bivejuru byo hejuru akamanuka akagwa mu isi ya gihanga akavukira kwa nziyo maze wa yandere wa kera tabaro harakandi wa mwezi umugabo ari ukuri muri Kongo hafi y'abashimani akamanukira mu Rwanda noneho rugaba mugabira impano y'ubusizi urumva noneho uyu munsi agira gutya ahita ahura na EAZKID wa muririmbyi cyamamaye ariko nyine ngewe ntabwo ari bunkire mani uyu muhungu bitari ibanga ibibazo byinshi urumva nge bitari ibanga sinzi wenda bari bubishyire muri comment nimba bumvisha uburyo yivuze ntago mbyumvisha habe na gatoya byumvise se mani gusa hari abantu bashobora kuba bisobanukiwe kubera ikinyarwanda cyagiye cyangirika hari utuntu utabatuye musinakubwiye ibisekuru byanjye mani cyangwa ushaka igisigo numvisha harimo ibintu ngo byo muri Kongo ibyo ngibyo imbere cyane nkuko mwaza rwakugarika yego uzi se nyine ni story ni inkuru ndavuga nti nari muto usibye gutoba kondo ndetse nkarota gutibondo nuko ndotangira urukundo gusa mu kuri ari umuhondo ingendo yarwo ari utoni n'uti ndota ari uguhora niteka ijoro ryose ndimo ndatereta ndata nta kurwakugarika
koraho kamera mwari mwiza ndota itekamo nangahinduka igisheke umutima unatuma wanjye utera we mucyo utambitse umuseke mata nigeze ndi mu gutaka kuri mutako muzagende kuri channel yacu ariko munaturemere. Yes, bakunzi ba Demon TV murabyumva ni wa musore wa kiganiro bwa mbere tugikorana nawe ikiganiro kira mwarabyumvishije bitari nibanga hari byinshi byageze kuri channel ya YouTube yiwe araza kuyibibutsa amatsiko se yo kumenya impamvu nambaye ingofero ahubwo uhise ubyihutira mbere nari nzi ko nibuze kubikubaza ko bwa mbere twese duhura utambaye ingofero urumva okay umusore uransabye ko muzahura ntamuzane EAZKID mutaruhanyije ariko ntimuze kubwirana nabi kuko cyane kuri umusuzi kandi nubishe ngo wasize hari ukuntu batukana mu ibanga abahanze tugira urukundo ari ukuntu wasize batukana mu ibanga kubera ko hari n'amagambo yavuze ntigeze numva ubu nzanye nk'umusesenguzi afite kumbwira ati yagututse ku babyeyi n'abuzukuruza biwanyu wenda mwege muze kugerageza ntimuvuge ibintu cyangwa se muze kuvuga ibintu abanyarwanda baza kumva cyane ko wenda iyo mugiye mu nganzo hariyo bitumvikana ntabwo dutuka abakunzi bacu cyane ko hari imvugo zaje ngo icyo ni igishego uvuze rero nyaboneka ntimuze kuvuga igishego dore dukurikiranywe n'abantu benshi rero ega dufite umuco wa musore twararezwe turaba mu rwa Gasabo Badena Geey EAZKID namuzanye nahawe kumubaza ikibazo kimwe kitagira icya kabiri nawe kuko nawe wigeze uvuga ngo ukunda ibihangano bye cyane ko unamukurikirana ku mbuga zose ndamwemera cyane we ntazabivuga yapfuye urumva ariko ibintu abantu bihaye muri ino minsi warabibonye umuntu arapfa ngo yipfuye iki ubu ngubu ndi mu kiruhuko urumva nimpfa bizabirangiye nduhuka nkiriho man urumva bro notification z'umujama ndazibona ahubwo ujye uzibona man ndazibona sikwandiye sini bro man sinakurya sini cyangwa rutaramenya urukundo rwo rurahari ariko ngo ngufitiye ibibazo yes mutarajya kure by the way rip ku muhanzi Jay Polly ndetse tunihanganisha abahanzi abakora hip hop cyane cyane urabizanye se nawe man bya Jay Polly man mani njye ntago ndi nk'aba bandi bapostinga gusa wari umuzi nawe se mani imbere cyane mani nta cyamamare cyeberwa ikindi mani Jay Polly kamubwire sibyo ubundi andika Rwanda urayiruka yes nibwo bwa mbere namumenye urumva kabisa uriya musore yarandikaga ariko n'ubundi ntiyapfuye iyo page tuyirenge tumufite hano nahazaza yes nkuko abarapera bavuga ati hip hop ni ku mutima nawe abantu benshi ndakeka bamufite ku mutima nkuko mwagiye mubibona babimugaragariza abantu batandukanye yes dukomeza buri wese ari bubaze mugenzi w'ikibazo kimwe kitagira icya kabiri kuko sineza ko abahanzi mubazanyije ibibazo byinshi bitandukanye mwabazanya mukanarengera rero Badena Geey reka tuguhereho kuko twari twakiriye EAZKID kuri kamera za Demon TV rero nawe turakwakiriye isemo kumeraho se yes turaguheraho ko ni wowe utari uhari muhereho ntari yes guhereyeho rero uramubaza ikibazo ushaka ikibazo si uri umunyeshuri se ibibazo bifite amasection urabizi cyane kubaza ikibazo gifite A ifite na I Roman I noneho muri iyo Roman I harimo n'utundi tu A dutoya wayasekana urumva ntabwo ndi kubaza ikibazo kigufite ibyo nashaka kuvuga birumvikana oya ntari bimbaza kuko namwe mu mahirwe ugize EAZKID wenda ndishimye ko nahuye nawe iby'igiciro nyine bro nanjye nakwanditse abantu bafite akamaro hari igihe kera urumva tuzatuvuga mu mateka ariko cyagiye turi butare mu mateka urumva turi butare yanditse ikayi irimo kumera nabi ariko mwana ntuzashyira hasi ikaramu izakomeza hari ibintu ntajya nanarota njya ntibibamo ariko nyine reka nkubaze sibyo ikintu cya mbere ubundi ujya ubona kiguca intege nanze kukubaza kigutera imbaraga nta nubwo ndi bukubaze rero urumodo kiguca intege cyane gusa ubwo ntabwo bari buvuge ko nshaka gushyira hasi ngo nzagikoreshe nguca intege cyangwa urakimwe oya nta kibazo wamubaza arakikubwira nawe ntago biriba nko nzi neza ko ako wenda kirashobora ariko namara kumbwira iki kintu kimuca intege urumva kuko wenda ntago nzi nimba yakubwiye cano yiwe yitwa ngo iki cyangwa n'ahandi hantu umuntu yasanga ibihangano bye
za audio mark urayizi? Yes, audio mark ndayizi. Hari washyizeho reko audio mark. channel reka twereko harenga EAZKID channel. EAZKID channel. Yes, bakunzi ba Diamond TV murabyumvishe ni EAZKID channel. Bagereho nyaboneka munyarukireho no kukazogera kabisa. Nabona niho hantu wasanga umuziki mwiza ntiwakababeshye. Kandi none bitari ibanga igitekerezo cyawe kiba ari ingenzi. Yes, abatari babyumva uyu musore afite ijwi ryiza, afite numvishe indirimbo ze zirimo ariko ngiye sinaryumvise arabanza nkomemo EAZKID my best choice I don't wanna lose ya yeah my dollar mamula mula I need you bad yeah baby take it easy I go buy you Felalo I go buy you Hyundai I go do you my Uno give it to me your love hey do not worry love never fade niba umfitiye reka mbimenye wikomeza kubi yeah wikomeza kubihisha uyu munsi Badena bavuyemo baba Badena reka tubwizanye ukuri nyine nanjye ndabivuga ntago kuko ngira umunwa ndabivuga ngira amakuru niko mwabaye mane ngiye ngira umunwa reka bivuge umusore araririmbye nyine nzi neza ko ibyo bintu bikunda kuba ku bakobwa niba usanga umukobwa abasore kamanze mvuga ibyanyu nyine hari ukuntu umuntu aririmba nyine abantu bakahita bagira icyo bita emosiyo nawe nabonaga wagize emosiyo wenda no gusinzira turirimba uburyo ki ari sawa nko ku ndirimbo cyangwa se ku ijwi ryo wumvishije ni nk'iyo comment wateraho ngiye ikibazo ndibajije hari umutoto uhari ujya uririmbira utwo tu cyangwa uracyari kwizerereza hano ngo usacinga niwe njye ngo barasacinga aracyari single and searching aracyari honestly ntabwo ndi single kandi burya nkuko byumvishe oya ntabwo ndi muri iyo kote nkuko byumvishe noneho abadada bari kutureba bakure ku isaho mani ntacyo mbijeje kuko ntabizeza kuko kuteshyira abafana se bro mani akirika aragaruka kubatera ishyari kuko ibi bintu ndirimba urumva ko mani ntago ari ibintu himba mani ni ibintu byakuvuye ku mutima biva bro nose nkubeshye ako mani ukuri niko buriya rero imbere cyane kabisa udahusha se ukamfata ukuguru humura sizi ikintu wikanga ariko byanga byakunda ase uyu munsi ntago ubona yuko aba ari weekend byanga byakunda ndabishyira hejuru gusa ndabishyira hanze byanga byakunda ndabishyira hanze ariko bro ndanarwaye ubwira abantu bansengere kaboko byaranze bakunzi ba Badena Geey rwose nkurangiye nubwo murimo kumubona wenda yihanganye araza yumva ubutumire bwacu gusa afitemo akabazo gato ariko ntago ni umuntu w'umugabo ndazi neza ko bigomba kugenda neza. Yes, dukomeza ikiganiro cyacu. Ese reka mbaze EAZKID EAZKID kugeza iyi saha ufite indirimbo zingahe? Hari zanditse kuko kariho watubwiye ngo ufite indirimbo wakoreye amashusho cyane ko nzi neza ko n'abakunzi bari bujye kuyireba kuri EAZKID channel kuri YouTube. Ndatekereza ufite Instagram, ukoresha Facebook, Twitter n'izindi mbuga zitandukanye. Nyaboneka abafana ba EAZKID ndabararekera kunyarukira kuri izo mbuga ze zose. Ako cy'akantu mba nakibagiwe nkako ngako. Ubundi Instagram nkoresha EAZKID, Facebook ni EAZKID, TikTok EAZKID. Ewan EAZKID yo channel yo mwayumvishe to. Yes. Naho nutuntu no bafiziremewe se man. Man, ushaka gufata selfie no cyamamare. Man, notifications zawe nabonye zikwemerera kunafata selfie. Banyarwanda kazigira mu murabibona abasore uburyo babyita kwineneka. Bakineneka yavuga ikinyarwanda kirimo discipline. Yavuga naga ari nge wayizanye. Ngo kimihanda ngo. Ariko nago ikinyarwanda nago ntakeza ko ari kimihanda. Ibyamamare cyangwa se umuntu witwa umuhanzi aba yemerewe gukoresha indimi zose.
cyakoze n'ubundi muri ati nta kosa ribamo nta kosa. Yes, nkuko twakomeje tubibwira ko turi mu kiganiro cyacu. EAZKID yari yenda kutubwira indirimbo afite kuri YouTube channel ye ndetse anatubwira ibyo ateganyiriza abamukurikira cyangwa se abahanzi biwe muri rusange. So nkuko mwabyumvishe impamvu nakunze kubaririmbira iyi ndirimbo yanjye yitwa A, nuvuga ngo niyo ndirimbo yanjye ya mbere. Ntabwo mbeshya ngo mfiteho indirimbo zirenze imwe, ariko ni indirimbo nziza cyane ku buryo yavamo n'eshanu ubishatse. Iraryoshye cyane, izindi ziri muri studio. Nanjye narayumvise ni nziza pe, genda uyirebe uraza gusanga ari uburyo. Mbararikiye kuyifura cano yanjye kabisa. So sweet. So ikindi indirimbo zo ziri muri studio zitarasohoka, izindi zo hano mfiteho album batanasimbuka ziryoshye koko. Nanjye hari igihe nzumva nkitera ubwoba. Yes, birumvikana abakunzi ba buriya nimba urambwira namba yawe wayisiga abantu bakazana kuricinga cyangwa ugira privacy. Namba yanjye se nk'ibyamamare twese tugira privacy akenshi, ariko ibintu bice inbox burya biba bisukuye cyane. Inbox cyakoze noneho nyandike hoya rose urumva utabuzishyire ku karubanda ntabwo bashaka kubibona. Noneho njyewe nabo bemerewe kuyibona gusa byanga byakunda wagiye kuri EAZKID channel ukamukurikirana hose yavuze iyo nama nta kuntu wayibuka. Byongeye ko abantu badukurikirana nabo baba basobanutse, burya ntabwo umuntu utashobora kujya gushaka namba yawe kuri Instagram abagushaka, ntabwo nawe aba afite gahunda yo kugushaka neza. Njye noneho yangirikanye basigire ni akanyenyeri 182. Hoya se kandi izo nimero ntabwo niza MTN. Ntabwo zizi se mwana. Kire kushaka kunsunikira nyine kuri iyo kode si cyo mbavuga ntabwo ucyumva. Ariko ako kantu kabisa. None se kuri Facebook ari Badena Geey, kuri Instagram akaba Badena, ahantu hose Twitter bikaba ibyo. Yandikiye n'ubundi ko nazo naziguha da. Birumvikana. Yes, bakunzi bacu nkuko mwayibonye ikiganiro cyacu cyagenze, turenda kugana ku musozo. Ntabwo turagana ku musozo, turenda kugana ku musozo. Hari icyo nifuza gukora, ni kimwe. Hano dufite Badena Geey, dufite na EAZKID. Umwe agiye kubaza undi ikibazo cy'amatsiko, ariko ikibazo gitandukanye n'icy'ubuhanzi, gitandukanye wenda n'icyo bakora cy'ubusizi n'ibindi bitandukanye bakora, wenda bajye mu buzima bundi busanzwe. Buri wese arabaza mugenzi w'ikibazo kimwe cy'amatsiko amusubize mu nteruro imwe, dusoza ikiganiro cyacu. Ibindi namwe mwifuza kubabaza mukabishyira muri comment, tukahita tubibona, then nabo bakazabona uburyo bwo kubasubiza bitonze. Turahera oya ntabwo wamubajije utashaka kunyiba. Turahera kuri EAZKID. Ese EAZKID Badena Geey wamubonye yarifuje ko muhura noneho byabaye, ni nk'iki kibazo wamubaza cy'amatsiko, cyane ko nibuka ko ntabwo wamubajije ko ibyo akora cyangwa se aguhereza sample y'ibintu akora, nubwo yatangiye atubwira ibintu bijyanye n'ubusizi. Yes, nahawe kumubaza ikibazo kimwe aragusubiza mu nteruro imwe. Ubundi bro, ikibazo natekereje nkikubona nahise mbona ko uri umuntu umwe mu bantu basobanutse bakunda ibintu nkora. Ubu nahise ntekereza kukubaza ngo ni iki cyatumye uvuga ngo reka nkurikirane EAZKID, ziriya notification zose mbona umuziki wanjye ni iki cyagukuruye? Urumva wavuze ko nsubiza mu nteruro imwe ariko ntibyakunda. Urihangana mani habaye hina amagambo. Ikiganiro nigishaka kizamara iminota 30 kankubwira. Ubundi sibyo buriya ngiye hari ikintu ngenderaho nanizereramo. Buryo uzatangire kare. Yego, uzatangire byoroshye ariko utangire kare. Yes, iyo turindiriye ko ibintu bizaba ama etage, bizaba imisozi, turasigara mu buzima. Yego, biba byiza iyo wemeye guhera ku bushobozi ufite ubu ngubu ukabukoresha, ukereka abantu ibyo ushoboye, ukereka abantu urumva ikintu kikurimo, icyo ukunda, ikikuri ku mutima. Aho ngaho niho urukundo rw'abantu ruhera. Ntabwo rero si byinshi nabonye, sibyo? Uyu muhungu wenda ni na mwiza, ntabwo ndi umutinganye. Oya se kandi ariko biragaragara kandi Sam, uyu muhungu ari handsome, arakeye. Yego, urumva ari muri ba Ruganzu n'abandori. Mane mutagira abantu mutera amashyari. Ariko nyine urumva
noneho uburyo cyaririmbamo nta bikabyo birimo, sinzi niba wabyumvise, afite ijwi riyunguruye risukuye, urumva ntago arimo aririmba ibintu by'ibishego, nubwo ntago ntutse ababikora, ntago bindeba cyane, ariko njye simbikunda kandi nemerewe kutabikunda, urumva noneho ibirenze kuri ibyo ntago nabura ibintu impamvu zatuma mukunda, ibyo byonyine nkubwiye burya biranahagije kabisa. uko aririmba, nkunda content ziwe, uburyo yandika, afite ikaramu isukuye cyane. Yego bro, urumva nakomerezaho ntacike intege nyine, ntakumve yuko mbo buri gihe siko ibintu bita biba neza, na kirima yarabivuze ngo nta byera ngo de, ariko bigenda byera kugeza bibaye dede, urumva. Yego nakomerezaho, turahari, abantu barahari, tuzamushyigikira, ndabizi ko azagera kure kandi neza. none se kuguha aka kantu gakipinga. yes, tutari twasoza ikibazo ngiye kubaza EAZKID ni uri bugisubize. Ese mwembi ndakibaza mwembi, ariko EAZKID niyo ndi buhe uburenganzira kugisubiza, nk'uko mwembi mwese buri wese afana undi, muramutse muhuriye muri competition bikaba ngombwa ko ari mwe mugera kuri finale, bikaba ngombwa ko ari mwe mugera kuri finale, simvuze ngo uyu nguyu akora ibi, nk'uko Badena Geey akora ibintu by'ubusizi, EAZKID akora umuziki. Ese muhuriye kuri finale, muri mwe ninde wumva ko yashobozwa no kuba yatwara igikombe, cyangwa se ninde watsinda mugenzi we? Oya ubaseka mubwire rero, njye nta nubwo ari nanjye wari gusubiza, nese ibyo byabaho, ibyo byabaho, ahubwo ko naba naje kumushyigikira, cyangwa nawe akaba yaje kumushyigikira, zaba ari finale ebyiri, urumva naba naje ari mu byanjye, ndi buze gukora gahunda zanjye, nawe ari bukorize, mbo gahunda ye yageraho nkamushyigikira, ko ngusubirije se man. Okay, wowe uragarukira aho ngaho, uragarukira EAZKID, natubwire ese mu ijambo rimwe ninde abona hagati yanyu, ninde watwara igikombe, cyangwa se ari muri mu irushanwa nyine mubona ninde watsendura? Ndaribwa we, buri wese yagitwara ku ruhande rwe. Oya se nta bikombe bibiri bamwirushanwa, hama igikombe kimwe. Gaho shyira iryo rushanwa, tubwire ngo ryaba rimeze gutya ku buryo twarihuriramo duhangaye. Irushanwa ryo ntabwo ryaba. Ngira ngo ikintu ashatse kukubwira nuko azi yuko nge ndaririmba, we akaba ari umusizi. Yego, ikintu ari kukubwira nuko kugira ngo duhurire kuri stage imwe bitakunda. Narikore kora iryo rushanwa. Bro, reka tuvuge yuko byakunze. Ubundi twaririmbye tinyikisi bitwaye hashes, bitwaye hashe bitwaye kise nawe musizi ukaba umusizi cyangwa waririmbye nawe. Nanjye naririmbye. Bitari ibanga, none se bavuze ngo bavuze ngo wenda irushanwa rivuga gutya, wenda tugana no ku musozo, irushanwa rivuga gutya, buri wese ari kwerekana impano afite, kandi uza kuba ufite impano ikoma, ufite impano iremereye cyane kurusha undi, biranashoboka ni uri butware igikombe. Muri mwembi babiri ninde ahantu bari kureba, ego bashyire muri comment batore, noneho twe tuzaza tureba amajwi, nta kibazo, ntabwo dushaka kwikina. ubwo bivuze ko bamwe baraba bari ku busizi, abandi bari ku buhanzi. Uzagira aho comment nyinshi zizaza zivuga ngo aha niho hakoma, ubwo nyine nzemera. Ariko biranashoboka ko namukoma ariko urumva ibintu mu mahoro. Yego, abakozi ba Diamond TV rero, reka dusoze ikiganiro cyacu. Mwagikurikiranye, abasore batuganyije ku buryo bukomeye, kandi hari byinshi mwamenye kuri bo. Rero ngije ngana ku musozo, ngiye bari kuri kamera nari Ephraim. Rero abasore twakiriye harimo uwitwa EAZKID ndetse na Badena w'Abanyarwanda. Imbere Yesu, uko mwabyumvishije bari abasore Badena wanyu y'Imana, urumva naduteranye cyane, nanjye ndo wanyu. Guys, bareka dusoze ikiganiro, naho butaha ndabizi neza warabizoe ko muzongera mugahura, none mugahura mufite ibintu bimeze nkaho ari nk'irushanwa, tudahura na Badena Geey nkuko twaduhuye mu nzira arimo yitambukira, cyangwa se nk'ibyo byose. Ibi nibyo naho butaha. Ikindi musaba kudukurikirana nkuko bisanzwe. Tubibutse nago ino channel yacu ni uyu musore yanjye bayita Badena Geey Rwanda, EAZKID channel. Nanjye ndavuga iyanjye ni Demon TV nk'ibisanzwe. Kora subscribe, like, share na comment. Ibindi naho butaha. Ciao ciao.